Mu bihe bitoroshye muri iyi minsi, munyemerere turebere hamwe inzozi ziteye ubwoba abantu benshi dukunda kurota cyangwa se bakunda kurota mu bihe nk'ibi byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda n'ibisobanuro byazo byimbitse. Munyemerere dutangire. Mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, abantu benshi dushobora kugira inzozi ziteye ubwoba cyane bitewe n'amateka twanyuzemo. Izo nzozi zishobora kuba zirimo amarira, zirimo ubwoba bwinshi, cyangwa se harimo kwibuka ibintu bibabaje twagiye ducamo. Ibi si ibintu bisanzwe cyane gusa, ahubwo bifitanye isano n'amateka akomeye cyangwa se amarangamutima n'ihungabana ariyo twita trauma abantu tuba twaragize bitewe n'amateka twaciyemo. Icya mbere, mu bihe by'ijoro ushobora kurota wiruka uhunga abantu bashaka kukwica. Iyo urota wiruka uhunga abantu bashaka kukwica, ibi bintu bifite igisobanuro. Iyi nzozi cyangwa se izi nzozi akenshi zigaragaza ubwoba bwihishe mu mutima w'umuntu, cyangwa se zikagaragaza nanone ihungabana rituruka ku mateka akomeye umuntu yanyuzemo. Nanone kandi inzozi nk'izi ngizi zo kurota wirukanka uhunga umuntu ushaka kukwica, nanone zishobora kugaragaza ko utizeye umutekano wawe. Mu bihe nk'ibi byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ubwonko bw'umuntu bushobora kongera kwibuka ibyabaye muri 1994 bukabishyira mu nzozi. Urugero twatanga harimo umuntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ashobora kurota ari kwiruka mu ishyamba rinini cyane asimbuka imisozi n'imiringoti, akumva hari abamukurikiye kandi bafite imihoro bamuvugiriza induru. Uru ni urugero rero rw'inzozi zishobora kugaragaza ko hari ubwoba bwinshi bukihishe mu mutima wawe utari washira. Ikindi, ushobora kuba ufite ihungabana rituruka ku mateka y'ibintu wabonye, ibyo waciyemo, cyangwa se ibyo wumvise. Nanone kandi bishobora nanone gusobanura ko udafite icyizere cy'umutekano wawe, wumva ko hari abantu bashobora kukugirira nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugushimiye wowe warubashije gukurikira igisobanuro cy'izi nzozi. Impamvu inzozi ziteye ubwoba zikomeza kuza mu bihe byo kwibuka ni uko abantu batekereza cyane ku byabaye. Ibi byose bituma ubwonko bukora cyane nijoro ndetse bugasubiramo ayo mateka wumvise cyangwa se waciyemo mu nzozi. Ni iki wowe ushobora gukora kugira ngo nibura izi nzozi zidakomeza kubaho? Ushobora kuganira n'abantu wizeye, kandi nanone turakugira inama yo gushaka ubufasha bw'inzobere mu by'imitekerereze cyangwa se psychologist. Nanone ikindi kintu wakora, wirinda kuba ahantu ha wenyine, ukirinda kwiheba kugira ngo utaza kwibasirwa n'ubwoba ndetse kwibasirwa n'agahinda, izi nzozi zikaza kukubaho mu buryo bukomeye mu bihe bya nijoro. Nanone kandi ibuka ko uri mu gihugu gifite amahoro. Iki gihe wibuka ko uri mu gihugu gifite amahoro, ukibuka ko uri mu gihugu gifite umutekano, ndetse nta muntu rwose ushobora kukwica uko yiboneye cyangwa ngo ahungabanye umudendezo n'umutekano wawe. Ubu ngubu u Rwanda rwacu ruratekanye kandi turi mu Rwanda ruzira Jenoside, never again. Ubutumwa bw'ingenzi rero twaguha nyuma yo gukurikira iyi video cyangwa se dusoza: kwibuka ntabwo ari ukongera kubabara, oya, kwibuka ahubwo ni no guha agaciro amateka wanyuzemo no gukomeza kubaka ejo hawe heza hazaza huzuye ibyiza n'iterambere ritavangwamo cyangwa se ritagaragaramo Jenoside ukundi. Turagushimiye wowe wakurikiye iki kiganiro cyacu. Imana iguhe umugisha kandi turakwifuriza gukomera kugira ngo ubashe gukomeza abandi. Twese tugire interuro imwe ivuga ngo never again. Bizongere mu Rwanda rwacu rwiza, kuba ku Rwanda ruzira Jenoside, Rwanda twebwe.